Aya ni amakuru abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye, bagaruka ku kuntu babonye umugabo wa Mutesi Scovia. Nibyo ngiye kuba nkuganirira rero mu kiganiro cyanyu cya Kigali Hot Celebs Entertainment. Nk'uko mubizi nsanzwe mbagezaho inkuru nyinshi zigiye zitangaje ndetse zitandukanye zivuga ku byamamare. Twihuse cyane rero. Iyi ni inkuru yakomeje kugenda icicikana hirya no hino, byanze bikunze nimba ukoresha social media, wakunze kubona iyi foto cyane cyane hirya no hino bavuga ku kuba Mutesi Scovia hano yari ari kumwe n'umugabo we, ndetse abantu benshi bagenda babigarukaho bavuga nyine ukuntu bamubonye. Gusa twihuse cyane, abantu benshi bakundaga kwibaza Mutesi Scovia ati umugabo wameze gute bitewe n'ukuntu nyine bamubona akarishye, cyangwa se nimba ndi gukoresha imvugo iboneye simbizi, ariko ndakeka nta kibi mvuze kuba navuga ngo Mutesi Scovia arakarishye, ndumva nta birenze cyane. Nyine bibaza ukuntu Mutesi Scovia nyine akaze kuriya, ndetse bibaza ukuntu umugabo we yaba ameze. Bamwe bakunda kuvuga ko Mutesi Scovia ngo umugabo we ari generale afite amanyenyeri menshi, ati nta kuntu mbese nyine wavuga wisanzuye kuriya utanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kuriya udafite umuntu ngo ukuri inyuma, cyangwa se udafite umugabo wawe nyine ukomeye nk'umugabo we, nk'uko nyine abantu benshi bakomeza kugenda bigarukaho, ndetse bakunda uburyo butandukanye Mutesi Scovia agenda atanga ibitekerezo bye. Nicyo abantu benshi bamukundira muri rusange, niko navuga. Twihuse cyane rero tugaruka kuri iyi nkuru n'ubundi y'ukuntu umugabo we yabashije kuba agaragara muri public ndetse bari kumwe. Reka nkumare amatsiko, tubivugeho birambuye, ndetse nkubwire n'ibyari byo muri rusange. Uyu mugabo rero wari uri kumwe na Mutesi Scovia muri rusange, ntabwo ari umugabo wa Mutesi Scovia ku muntu ari kugenda abyitiranya, cyangwa se wari waramaze kubyizera avuga uti mwarakoze cyane kuba mwaratweretse umugabo wa Mutesi Scovia, ati murakoze kumutwereka. Abantu benshi bagenda batanga ibitekerezo nyine bishimira nyine ko bamubonye, abandi nyine bakavuga nyine ukumva nyine ntabwo bari kugenda bahuza amagambo ku byo bari kugenda bavuga, ubona nyine bari gushimira, abandi bavuga ati wapi, ubona nyine ari ibintu bitangaje. Gusa uyu nguyu ntabwo ari umugabo wa Mutesi Scovia. Ese uyu nguyu ninde mu by'ukuri wari uri kumwe na Mutesi Scovia? Uyu mugabo rero wari uri kumwe na Mutesi Scovia yitwa Fils Kabera Fidèle, yitwa Fils Kabera Fidèle, akaba rero ari media officer team manager wa equipe ya Gasogi. Ngira ngo muri kubona ko yari yambaye orange y'ibara ry'umukara, nk'ikipe neza neza ya Gasogi. Ngira ngo nk'abantu bibuka neza iyi foto igihe yafatiwe, cyangwa se nk'abantu babyibuka neza igihe baherutse kubona Mutesi Scovia yambaye gutya, babibonye bya birori bya graduation ya Gasogi. Ngira ngo murabyibuka, igihe ejo bundi habaga ibirori bya graduation ya Gasogi, bavana abana bamwe mu cyiciro kimwe babashyira mu kindi, babagaragariza nyine ko bateye indi ntambwe. Ni icyo gihe rero ibi ngibi biherukira, cyangwa se n'iki gihe iyi foto yafatiwe, nibwo uyu Fils Kabera Fidèle yagaragaye ari kumwe na Mutesi Scovia, ndetse sinzi uburyo iki iyi foto yafashwe, ariko uyu nguyu ntabwo ari umugabo wa Scovia, ahubwo ni mugenzi we nyine babana mu itangazamakuru, niko navuga. Ndetse murabyibuka icyo gihe uwo bita Kenisi rwose yagize gutya aririmbira abantu, ndetse byari ibintu byiza cyane, byari ibirori byo kwishimira ko abana nyine bateye indi ntambwe, bakoze graduation. Rero abantu bagakomeza bagenda bigarukaho batera ibiganiro bigiye bitandukanye, nyine bavuga ukuntu babonye umugabo wa Mutesi Scovia, ndetse abantu benshi bakunda kwibaza ati se ubundi Mutesi Scovia umuryango wubahe ko batajya yerekana umugabo we n'abana be. Ngira ngo Mutesi Scovia ubundi afite umugabo, ndetse afite n'abana babiri, maybe ndumva aheruka kuvuga ko afite abana babiri. Gusa ni umuntu wagerageje kurinda umuryango we ku rwego rwo hejuru, ukabona ko nyine abantu benshi bafite amatsiko yo kubona umuryango wa Mutesi Scovia. Navuga ko ari umuntu wagerageje kubarinda media. Ngira ngo mwabonye abantu benshi bashyize imiryango yabo ku mugaragaro, ngira ngo mujye mubona ukuntu birangira kabisa. Abantu benshi bakabivugaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, baza baterana amagambo ati umugabo wawe twamubonye aha n'aha, ati se bariya n'abana be, afite abana babi, ati ntabwo basa, nyine batangaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye,
ukabona ko nyine media ari ikintu kibi gishobora kwangiza umuryango. Rero Mutesi Scovia navuga ko ari umwe mu bantu bamenye ubwenge cyane, adashobora kwerekana umuryango we cyangwa se adashobora kumurikira umuryango we nyine media ngo babashe kuba nyine babavugaho ibintu byose biboneye. We aragenda akavuga ibyo ashatse, akajyaho nyine akavuga ibigiye bitandukanye bijyanye n'akazi ke, ariko akirinda ikintu cyose cyazana umuryango we kuri media kugira ngo babashe kuba bababona. Ndetse navuga ko ari n'umugore wabashije kuba yarinda umuryango we kabisa ku rwego rwo hejuru. Undi sinzi Scovia niba bavuga ngo aba hehe, dore ko nta muntu n'umwe ushobora kuza ngo avuge ngo ngiye Mutesi Scovia turaturanye, ati ngiye Mutesi Scovia nabonye aho ataha. Ngira ngo mwagiye mubona abantu benshi nubwo bagerageje kurinda imiryango yabo, byibuza babasha kwerekana aho bataha bakavuga ati uyu kanaka ngiye turaturanye. Ngira ngo mwumvise ibyagiye bivugwa ku muryango wa Knowless ndetse na Clement. Knowless nawe navuga ko ari umwe mu bantu bagerageje kurinda umuryango wabo, ntabwo babona amafoto y'abana be nyine ahantu aho ariho hose habonetse, ndetse abantu benshi bakagenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, ati impamvu aterekana abana be, ati urya mukuru yacitse akaguru, ati urya mukuru afite ikibazo niyo mpamvu atamwerekana. Ariko mwagiye mubona ko ejo bundi yageze gutya akamuzana hanze bakabyinana, nubwo atabashije kwerekana amaso neza, yagira ngo nyine akureho urwo rujijo rw'uko nyine umwana we bagenda bamusebya gutyo wenda, nawe bikamubabaza. So rero mwabonye ko umuntu bita Knowless nawe ari uwundi muntu navuga ngo wagerageje kurinda abana be media, ndetse kuri ubu ngubu bakaba bifitiye ubuzima bwiza nyine butarimo intonganya, ndetse ni n'abantu akenshi we na Clement batajya bakunda nyine kuza mu itangazamakuru ngo bavuge ibintu byinshi nyine bibonetse. So ni kimwe rero na Scovia, navuga ko nawe nyine ari umuntu avuga ngo wagerageje kurinda umuryango we, ndetse abantu benshi bakunda kumubaza ku bijyanye n'umuryango we. Ngira ngo murabyibuka ejo bundi muri Women's Foundation, All Women Together, bya bitaramo nyine bitegurwa na Apotre Mignone, baramubajije nyine ati impamvu adakunda kwerekana umugabo we. Abantu benshi bakunda kugaruka ku kuntu nyine bavuga ko umugabo we nyine ari umuntu ukomeye cyane, ngo w'umujene afite amapeti yo hejuru. Nawe abishimangira avuga ati umugabo wanjye arakomeye cyane, ati niwe wenyine, ati unzi nambaye ubusa nkava muri dushe niruka, nyine niwe muntu unzi, nta wundi muntu unzi. Ati rero murumva rero umugabo wanjye arakomeye cyane aruta abo bandi bose. So ngayo nguko ku bantu bibazaga iby'iyi foto baza batanga ibitekerezo bavuga ati ni umugabo wa Scovia, rwose ntabwo ariko bimeze. Uyu ni umuvandimwe kabisa bafatanyije urugendo rw'itangazamakuru, ntabwo navuga ngo ni umuntu, urumva nyine ni umuntu wo kuri TV10, ni umunyamakuru wo kuri TV10. ngira ngo murabizi ko Radio and TV10 ari byo witwa KNC, ndetse akaba na boss wa Gasogi. Rero uyu nawe afite ukuboko kurekure, cyangwa se navuga ko afite imirimo ikomeye cyane mu ikipe ya Gasogi, ndetse akaba n'umwe munyamakuru nyine ukomeye cyane wo kuri Radio and TV10. Rero byo kuvuga ngo umugabo wa Scovia ntabwo ari byo rwose. So ndizera ko ubashije kuba wasobanukirwa rero ikijyanye n'urujijo wari ufite, ndizera ko kibashije kuba cyavaho. So murakoze cyane rero, yari Kigali Hot Celebs Entertainment, amakuru y'abasitariyo nakagaruka.